Waba ujya wibaza uko abandi bantu imibonano mpuzabitsina ibagendekera? Imibonano mpuzabitsina nicyo gikorwa kimaze imyaka myinshi cyane gikorwa kurusha ibindi hano ku isi, ariko uburyo ikorwamo butandukanye cyane bitewe n'igihugu uherereyemo. Ikiganiro cya BBC cyitwa Crossing Continents cyafashe amasaha gikora ubushakashatsi kuri iyi ngingo. Bimwe mu byo cyabashije kugeraho nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Wowe kanda subscribe, njye nitwa Charles Gahigano. Icya mbere ni uko abasangwabutaka bo mu birwa bya Hawaii bita amazina atakagiza ibice ndangagitsina by'imibiri yabo. Bijyanye n'umuco wabo, abaturage bo mu birwa bya Hawaii basingiza kandi bakanaha amazina y'igikundiro ibice ndangagitsina by'imibiri yabo. Ariko ntibagarukiragaho gusa, ab'ibwami na rubanda rwa giseseka bose bagiraga indirimbo yabo ijyanye n'umwanya ndangagitsina runaka. Izi ndirimbo z'ibisingizo zashoboraga gutaka nta rwikekwe ndetse mu buryo buvuga ikintu kimwe ku kindi imyanya ndangagitsina y'umuntu. Dr. Milton Diamond, impuguke mu myitwarire mpuzabitsina y'Abanyahawaii, mbere y'uko bagera kuri iyi ngingo, avuga ukuntu indirimbo y'ibisingizo y'umwamikazi Lily Oakley yabaga ivuga uburyo imyanya ndangagitsina ye yafataga umurego ikongera ikajya hasi. Iyi ndirimbo ikabivugaho mu buryo bwo kwikinira. Ikindi babashije kuvumbura ni uko Abayapani bagabanyije gukora imibonano mpuzabitsina. Ubuyapani ni ikindi gihugu aho umubare w'imbyaro uri kugabanuka cyane. Kandi si ibyo gusa, gukoresha agakingirizo, ibinini byo kuboneza urubyaro, gukuramo inda ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye byose biri kugabanuka cyane. Kunio Kitamara, ukuriye ishyirahamwe ryo kuboneza urubyaro mu Buyapani, yagize ati igisobanuro kimwe cyonyine ni uko Abayapani bagabanyije gukora imibonano mpuzabitsina. Icyegeranyo giheruka cyahishuye umubare utari bwigere ubaho mbere w'abashakanye basigaye babana badakora imibonano mpuzabitsina, aho 1/3 cy'abagabo bavuga ko baba bananiwe cyane ku buryo batabona umwanya wo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse 1/4 cy'abagore bakaba bavuga ko imibonano mpuzabitsina ibangamye. Ikindi cyegeranyo kibanze ku bantu bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 34 y'amavuko cyasanze umubare w'isugi n'imanzi wariyongere cyane mu myaka 10 ishize. Abagera hafi kuri 45% bavuze ko batarigera bakora imibonano mpuzabitsina mu buzima bwabo. Ikindi babashije kugeraho ni uko abagore bo muri Korea y'Epfo batagishaka kubyara. Mu buryo bw'impuzandengo, umugore wo muri Korea y'Epfo mu buzima bwe aba yitezweho kubyara umwana umwe n'igice, ariko iki gihugu gikeneye uburumbuke buri ku kigero cya 2 n'igice kuri buri mugore kugira ngo abaturage bakomeze kubaho mu buryo budahindagurika. Bivuze ko hakenewe inshuro 2 z'igipimo mpuzandengo cy'imbyaro kiriho kuri ubu. Mu kugerageza guhangana n'akaga k'ibura ry'abana mu myaka 10 ishize, leta yashoye miliyari zibarirwa ku binyacumi by'amapawundi mu bikorwa by'ubukangurambaga, ariko n'ubundi imbyaro zakomeje kugabanuka. Birashoboka ko ibiciro biri hejuru cyane by'amazu cyangwa se ikiguzi cyo kurera abana byaba ari byo biri inyuma y'aka kaga, ariko wenda impamvu ishoboka cyane ni umubare w'amasaha menshi abaturage bo muri Korea y'Epfo bamara mu kazi, kubera ko abagore bagifatwa nk'abibanze mu kurera abana. Kubyara bivuze ko umubyeyi w'umugore aba agiye kureka akazi ke kugira ngo arere abana. Ikindi babashije kuvumbura ni uko hari agace ko mu Burusiya gafite umunsi wahariwe gusama. Akarere kamwe ko mu Burusiya katangije uburyo burimo ubwenge bwo gutuma abaturage bako bakomeje kugabanuka, hanyuma bakazororekera igihe bagennye. Guverinoma y'intara ya Ulyanovsk iri bugufi rwose y'umurwa mukuru Moscow yagennye itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9 buri mwaka nk'umunsi wahariwe gusama. Ni umunsi w'ikiruhuko aho abashakanye baguma mu rugo bafite intego imwe yo gukora imibonano mpuzabitsina, umugore agasama. Abashakanye bibarutse nyuma y'amezi 9 nyuma y'icyo gihe bahabwa impano zirimo ibyuma bifata amajwi, kamera, ibikonjesha ndetse n'ibyifashishwa mu kumesa. Ikindi kintu cyavumbuwe ni uko mu cyaro cya Mehinaku muri Brazil abagabo batereta abagore bifashishije amafi. Mu cyaro cya Mehinaku rwagati muri Brazil, abagore babonye uburyo bworoshye bwo guhitamo uwo bazabana mu bagabo benshi baba batereta. Abagabo baba bari guhanganira urukundo rw'umugore bamuzanira impano y'ifi. Noneho umugabo buri gihe uzanye impano y'amafi menshi niwe yegukana iyo nkumi. Mu gihugu cya Autriche kandi abagore baha abo babengutse impano y'imbuto za pome ziba zifite umwuka nk'uwo mu bucakwaha. Mu byaro byo muri Autriche abagore bafite umuco wo kujya kubyina bafite ibice by'imbuto za pome mu kwaha kwabo. Nyuma yo gucisha amaso mu bagabo bahari, umugore ahitamo yabengutse akamuha agace ka rwa rubuto rwa pome rufite umwuka w'ibyuya.
niba umugabo nawe ahise amubenguka ahita ashuna nta gushidikanya n'impumuro itari nziza kuri urwo rubuto. Mu bwoko bw'abagajiro muri Colombia, umugore yegukana umugabo amukoresheje amakosa. Aha ni umuryango w'abantu aho kubyina usobanya mu by'ukuri bigufasha gutsinda. Abagabo n'abagore bo mu bwoko bwa Guajiro muri Colombia bitabira ibirori bidasanzwe by'imbyino, aho iyo umugore ashoboye kubyinisha umugabo we nabi biba bivuze ko bagomba gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ni uko abaturage bo muri Denmark bakunze gukora imibonano mpuzabitsina iyo bari mu kiruhuko. Ubushakashatsi bwakozwe na kompanyi Spice Travel ikora ku bijyanye no gutembera bwasanze abaturage bo muri Denmark bakora imibonano mpuzabitsina ku kigero cya 46% iyo bari mu kiruhuko. Si ibyo gusa, ahubwo n'10% by'abana bo muri Denmark mu by'ukuri baba barasamwe mu gihe ababyeyi babo baba batari mu rugo. Mu mwaka wa 2014, mu rwego rwo gushimira imiryango yashoboye kugaragaza ko umugore yasamye mu gihe bari mu kiruhuko, iyi kompanyi yahaye iyi miryango ibyo gutunga abana babo mu gihe cy'imyaka 3 ndetse yemerera n'ahantu ho kuruhukira hatabangamira abana. Ikintu cya nyuma cyavumbuwe ni uko mu Bugiriki bakora imibonano mpuzabitsina cyane kurusha ahandi ahantu hose ku isi. Ubushakashatsi bwakorewe ku isi yose n'uruganda Durex rukora udukingirizo bwakorewe ku bantu bagera hafi ku 30,000 bafite hejuru y'imyaka 16 y'amavuko mu bihugu 26 bitandukanye. Ubugiriki nibwo bwaje ku isonga. Mu Bugiriki niho abantu benshi bakora imibonano mpuzabitsina cyane, ni ukuvuga impuzandengo y'imibonano mpuzabitsina inshuro zirenga 164 kuri buri muntu buri mwaka. Mu gihe ubwo bushakashatsi bwakorwaga, wenda bishobora kuba biterwa n'imiterere y'ikirere cyaho cyangwa se ikaba biterwa n'icyaba kiri mu mazi y'ibirwa bigize iki gihugu. Amateka y'igihugu cy'Ubugiriki nayo ashobora kuba bifitemo uruhare. Abagiriki bo hambere bari bazwi cyane kubera ukuntu bihanganiraga imibonano mpuzabitsina, bakaba abantu kandi bavuga ikintu kibarimo nta rwikekwe, kandi bakaba abantu barambukirwa mu kugerageza ibintu bishya. Ngibyo ibintu wamenya by'uburyo imibonano mpuzabitsina ifatwa hirya no hino ku isi bitewe n'imico ya buri gihugu. Kanda subscribe, ukore comment, like na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.